ushobora gutegereza ko umwana wawe agera mu kigero runaka ngo uzabone kumwigisha ugasanga nta kibasha kumva ibyo washakaga kumwigisha. Aha rero uba ugomba kumenya ngo umwana uri hagati y'imyaka 0 kugeza kuri 2 utoza gute kwitondera ibyo Kristo yasize avuze. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, tugize umugisha kandi n'amahirwe akomeye cyane yo kongera kuboneka muri gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana. Twongere tubasuhuze, tubifurize ikaze mu kiganiro umuryango nifuza. Tumaze iminsi tutinze cyane kukurera urubyaro rwubaha Imana cyangwa se guhesha abana bacu kugira ngo babeho bubaha Imana. Reka twongere dusenga Imana kugira ngo Imana itugire neza muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi mwiza w'umuhanga. Tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye imiryango, tugushimiye itorero, tugushimiye igihugu, tugushimiye abo hagurukije muri iyi minsi kugira ngo bakore umurimo wawe. Urakoze kuko uri umwami mwiza, icyubahiro nigikomeze kuba icyawe, kandi izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru mu miryango yacu, mu bana bacu no mu nshuti zacu. Tubisabye twizeye kuri Imana twumvise ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Turacyari muri cya kiganiro cyacu cy'umugisha bita umuryango nifuza. Hanyuma turi kukurera mu buryo bufite intego. Twarebye inkingi zigize kurera uburyo bufite intego cyangwa se kurera bufite intego. Twabonyemo kubaka imibanire myiza mu muryango. Hanyuma uyu munsi turiga inkingi ya kabiri bita uko ibihe byo kurera bikurikirana. Twavuze yuko biragoye gukora ikintu utazi cyangwa utazi uburyo gikorwa. Buri mubyeyi wese rero aba yifuza kurera uburyo ki abana be bamwubahisha, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntazi uburyo bikorwamo, ndetse agatekereza ko akeneye abana b'umugisha cyangwa se abana beza bubaha ibyo ababwiye, ataramenya neza yuko agomba no kubikora mu buryo abana be bubaha Imana, bakura babayeho ubuzima buhesha Imana icyubahiro, babayeho ubuzima butuma Yesu ahimbazwa, Yesu yamamara. Rero biragora yuko ukora ibintu utazi, ukora ibintu utasobanukiwe, ukora ibintu utamenye, ukora ibintu utazi uko bikorwa. Niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, tubigeho inama, twunguraneho ibitekerezo. Tuba tuguhaye ikaze rero kugira ngo Imana igushoboje uduhe nawe ibitekerezo kugira ngo uyu murimo wo kurera ubashe kwaguka, kuko twasanze ari cyo kibazo gikomeye cyane isi ifite. Kubera yuko uburyo Imana yari yabiteguye, iyo biza gukorwa nk'uko Imana yabiteguye byari kugenda neza, ariko ngo icyaha gikorerwe muri Edeni ibintu birushaho kuba bibi cyane, isi irushaho guhinduka, ibyaha biba biraje, igihano cy'urupfu kiba kirinjiye, abantu bahemukira Imana, abana batandukana na se, turavuga data wo mu ijuru. Noneho bituma rero uyu munsi wa none bitizana, ahubwo bisaba ngo wemerere Imana, wumve icyo Imana ishaka igukoreshe kugira ngo abana bawe babashe kubaho uburyo bwubaha data wo mu ijuru. Biragora rero ko mu minsi iza wazisanga uri umubyeyi ufite abana batubaha Imana, kandi byarashobokaga. Rero nimba wari ufite ikibazo gikomeye cyane, uyu ni wa mwanya nyine tuba twarihaye kugira ngo tubiganireho. Uyu munsi rero turiga ku nkingi ya kabiri ivuga ibihe byo kurera uburyo bikurikirana. Ese bitangira gute, bibanza gute? Iyo mbyaye umwana akavuka cyangwa se iyo mutwite, bikorwa bite kugira ngo bigende neza mu myaka runaka? Ubundi kurera bisaba kubuzi umwana, twabivuzeho, bisaba kubuza umwana uwo ari we, noneho no kumenya igihe ikigeragezemo uko kingana. Ubu rero ni urugendo ruva mu gihe rujya mu kindi. Ni urugendo ruva mu gihe runaka rukajya mu kindi gihe, rukajya mu kindi gihe, rukajya mu kindi gihe, kandi bigasaba kwihangana. Ntabwo wabikora rero utazi. Ushobora gufata ibyo mu bangavu n'ingimbi ukaza kubishyira mu myaka 2 bikanga, cyangwa se ushobora gufata ibyo mu myaka 2 ukajya kubishyira mu bangavu n'ingimbi bikanga. Ushobora gufata ibyo mu myaka 25, 30 ukaza kubishyira mu myaka 7 nabwo bikanga. Rero bisaba umenye ngo umwana wanjye ageze muri iki kigero, ageze muri iyi myaka, biragomba ko nitwara gutya, biragomba ko nitwara gutya. Iyo ushaka gukora ikintu ureba igihe cyiza cyashyizweho, ukareba n'uburyo
cyakorwa, ureba igihe kiboneye nyine cyo kubikoramo. Niyo mpamvu ugomba kumenya ngo umwana w'imyaka 2 wa 0 kugeza kuri 2 ese bamurera bate, ese bitwara bate muri icyo gihe. Hanyuma se kuva kuri 3 kugeza kuri 10 ngahe bitwara bate, kuva kuri 10 ngahe kugeza kuri 18 bitwara bate, hejuru yaho bitwara gute, bikorwamo gute. Nicyo cyiza gituma ubasha kurera, kuko ijambo ry'Imana ritubwira gutoza umwana, ritubwira gutoza umwana rikatubwira kumwigisha. Gutoza rero ni ikintu gikorwa bijyanye n'imyaka y'umuntu cyangwa se imyaka y'umwana. Ntabwo uzafata umuntu w'imyaka 15 ngo umutoze nk'uw'imyaka 2. Nimba ushaka gutoza umwana w'imyaka 2 ngo umutoze wenda kujya abyuka akabanza wenda agakuraho wenda imyenda yiwe akayibika hariya, rero ntabwo uzabikora nk'uko wafata umuntu w'imyaka 15 ngo bimutoze. Rero muri uko gutoza, muri uko kwigisha, niho hava kubwira umwana icyo akwiriye gukora. Bisaba rero kubuzi urugero ikigeragezemo, kandi iyo ibintu bidakorewe igihe akenshi biratakara. Umubwiriza mu gice cye cya 3 umurongo wa mbere yaravuze ngo ikintu cyose kigenewe igihe cyacyo n'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Aho ho yaranditse hepfo aravuga ngo hari igihe cyo kurera n'igihe cyo guseka, igihe cyo gutera imbuto n'igihe cyo kuzirandura, igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Ni ukuvuga ngo no mu kurera igihe kigenewe igihe cyacyo. Ibintu mbese igihe cyose kiba kigenewe ibyo kugikoramo. Ubundi iyo utazi igihe, abantu benshi bajya bavuga ngo igihe ni amafaranga, ariko ubimenya neza mu kurera birenga amafaranga. Iyo utazi igihe ukibwirwa n'uburere, ukibwirwa no mu kurera uburyo ubonye ko ibintu bigucitse kandi wagombaga kubikora. Igihe rero ni impano ikomeye twahawe n'Imana, kandi ifite umumaro ukomeye mu buzima bwa muntu. Igihe ni impano ikomeye twahawe n'Imana, kandi ifite umumaro ukomeye mu buzima bwa muntu. Buri wese afite igihe, nta muntu ukirusha undi, nta n'uwakiburana n'undi. Buri wese afite igihe cye, aba afite igihe cye. Amasaha 24 arangana, ijoro n'umunsi birangana ku bantu bose bari mu isi. Umunsi n'amanywa byose birangana ku bantu bose bari mu isi. Hanyuma rero niyo mpamvu mu buryo bwo kurera ikintu gikomeye ugomba kwitaho ni igihe. Ni igihe ugomba kubyitaho cyane. Mboneraho kubwira abagabo n'abagore mufite amahirwe y'uko abana banyu bakiri batoya, mugaruke mwite ku gihe. Mwite ku gihe, turaza kukivugaho. Iki gihe turakivugaho, turagitindaho. Icyo ushaka gukora cyangwa se iyo ushaka gukora ikintu, ureba igihe cyiza cyo kubikoreramo kandi mu buryo buboneye. Mu kurera rero harimo uburyo bwiza cyane bwo kwita ku gihe. Nimba umubwiriza aravuze ngo ikintu cyose cyaremwe mu isi y'ijuru gifite igihe cyashyizweho, no mu kurera bifite uko bikorwa kandi mu gihe cyagenwe. Umuntu umwe yaravuze ngo burya umuntu w'umuswa yangiriza amafaranga, ariko umuswa cyane yangiriza igihe. Rero ntacyo ubona wasimbuza igihe. Amafaranga ntiyasimbura igihe ngo bikunde rwose. Icyo umuntu yavuze nanjye naracyumvise. Ushobora kwangiriza amafaranga wenda ejo ugakorera ayandi, ariko ntiwakangiriza igihe ngo kigarure. No mu kurera niko bimera. Ushobora gutegereza ko umwana wawe agera mu kigero runaka ngo uzabone kumwigisha, ugasanga ntakibasha kumva ibyo washakaga kumwigisha, kubera yuko imiterere y'umuntu, uko Imana yaremye umuntu, bisaba umwana umurere bijyanye n'igihe agezemo. Umwanditsi w'imigani 29 umurongo wa 21 yaravuze ngo umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe, umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe hanyuma azabera shebuja umwana. Umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe. Ni ukuvuga ngo bagerageje gushyiramo igihe. Ntabwo bavuze ngo umugaragu warezwe neza azabera shebuja umwana. Oya, bavuze ngo umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe. Bivuga ngo hano ikikwereka ngo bagushyiriyemo n'igihe yatangiriye kuregwa. Uyu mwanditsi w'imigani yaravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ni ukuvuga ngo tangirana umwana akiri muto, azarinda asaza atarava mu byo wamwigishije. Hano rero bagusobanurira bisobanutse neza yuko igihe ari ngombwa kucyitaho. Umugaragu urezwe neza uhereye mu bwana bwe. Ntabwo ari uguhera mu busore, ntabwo ari uguhera mu bwangavu n'ingimbi, ntabwo ari uguhera
mu bukure bwe ni uguhera mu bwana bwe, niwe ushobora guhinduka umwana kuri shebuja. Impamvu nta yindi nyine niyo ngiyo, yararezwe yitwara neza ku buryo igihe kigera shebuja akavuga ati uyu muntu ni nk'umwana wanjye. Yagize ababyeyi bamurera neza, yagize ababyeyi bamuha uburere ku buryo aho ageze hose, tekereza kuba umugaragu ukazageza igihe Imana igukunda ikakwishimira, nako umushoboje agukunda akakwishimira akazakugira umwana. Hano batanga uburyo busobanutse, niyo mpamvu nawe ugomba kwita ku gihe. Tanga uburyo busobanutse uyu mugaragu yarerewemo. Umubyeyi agomba kujyana no kwiga, ndetse agomba kujyana no kwiga no gusobanukirwa no kumenya neza igihe umwana bagezemo. Nitugera ku gihe rero turareba ibice nibura nka 4 bitandukanye mu byo kurera bijyanye n'igihe, kuko twavuze ngo kurera no gufata igihe ukinjira mu kindi ukinjira mu kindi ukinjira mu kindi kuzageza igihe umwana wawe agereye ku kigero gikwiriye cya Kristo, ageze ku kigero Imana ishaka, Imana yishimira, ikigero cyiza gikwiriye kingana n'igihagararo cya Kristo. Ahangaha turahera ku myaka 0 kugeza kuri 2. Umubyeyi ufite umwana w'imyaka umwana agisamwa akageza ku myaka 2, ese yitwara ate mu kurera? Kandi ahangaha mbibutsa yuko twiga kurera uburyo bwubaha Imana, ntabwo ari ibintu rero byaho gusa. Uburere buba bushingiye ku mahame ya Bibiliya, bushingiye ku mahame y'icyo Kristo atubwira. Kristo aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nasize mvuze. Aha rero uba ugomba kumenya ngo umwana uri hagati y'imyaka 0 kugeza kuri 2 mwigisha mutoza gute kwitondera ibyo Kristo yasize avuze. Iki gihe umubyeyi aba ameze nk'umugaragu cyangwa se umuja w'umwana, ameze nk'umugaragu. Umwana ararize, uragenda ukamureba, umwana akeneye kumuhindurira imyenda, umwana akeneye kumwoza, donc nta bidasanzwe ubumushyiraho, niwe wahindutse umugaragu we. Nimba umwana arize, genda ujye kumureba, urebe ikimurijije, urebe impamvu arize, hanyuma wite ku kimurijije. Nimba umwana akeneye kumuhindurira pampa, yihindure. Iki ni igihe mbese uba umutoza uburyo ki, donc umutoza umukunda, umwitaho, umuririmbira, umukina, umwigisha uko bavuga, umwigisha uko mbese ku buryo ava muri iki kigero amaze kubona neza. Nubwo watekereza ko wenda ibyo umubwira atabyumva, ariko hano uragomba kwiga no kuvugana nawe kandi amagambo y'urukundo, kuko hano umwana aba akeneye cyane kubaho k'umubyeyi. Ni ngombwa rero umugabo cyangwa umugore buzuza ibisabwa muri iki gihe cy'imyaka 0 kugeza kuri 2, buzuza ibisabwa. Ababyeyi bubakira umwana icyizere muri iyi myaka, agomba kubona yuko ababyeyi be bamwitayeho, bagashaka ibibahuza byinshi, umutekano uhagije. Umwana agomba kuba afite umutekano uhagije, agomba guhabwa ibikwiriye byose kandi byibanze muri iki gihe. Ntugomba gushyiraho umwana igitsure cyane muri iyi myaka, umwereka isura itinyitse cyane. Ugomba kubikora mu buryo bwuzuye urukundo, kuko uyu mwana turimo turamushakamo kugira urukundo, turimo turamushakamo kuba umwana wubaha Imana, umwana ureba ababyeyi akabona avukiye muri miliye nziza, ntago avukiye mu bamusaza, ntago avukiye mu bamutesha umutwe. Donc uyu mushyitsi uje hagati y'imyaka 0 kugeza kuri 2 yakiriwe ati. Iyi ni imyaka yo kwereka umushyitsi uje, umumisiyoneri Imana yohereje, uburyo yakiriwe. Ese yakiriwe neza? Yakiriwe. Mbonereho rero no kubwira imiryango kandi sosiyete muri rusange, abana bagomba guhabwa agaciro. Babyeyi, abana bagomba guhabwa agaciro. Ndabizi neza yuko hari imiryango ifite ibibazo byinshi bitandukanye. Hari igihe nk'iyi myaka umwana avuka, umubyeyi afite ibibazo, urugo rurimo intambara, urugo rurimo ibibazo, ariko umwana agomba guhabwa agaciro. Hanyuma rero iyo avutse mu muryango wubaha Imana, umuryango ubana n'Imana neza, muragomba kumenya icyo mukwiriye gukora kugira ngo umwana abeho ubuzima bumunejeje kandi azakure ahesha Imana icyubahiro. Muri iki gihe rero umubyeyi agomba kumenya uburyo ki umwana agomba kuryama, umwana agomba kubyuka, umwana agomba kwitabwaho. Hanyuma nimba agiye kuryama, amusomera ibitabo, amuririmbira indirimbo, amusengere, aganire nawe, avugane nawe, kandi ibyo byose biba bigambiriye
kumuzamura mu buryo Imana yacu yahabwa icyubahiro. N'indirimbo muririmbira uzihitemo zijyanye n'icyo ushaka ko yumva, n'ibiganiro muganira. Ahangaha baba batarabasha kumenya kuvuga, nimba afite akiri mu nda cyangwa afite amezi 2, urumva ntarabasha kuvuga, ariko nimba urimo uvugana nawe menya neza yuko nubwo atabasha kugusubiza ariko hari amatwi yandi arimo yumva. Muganirize ibijyanye n'ijambo ry'Imana, mubwire amakuru meza, mubwire ko umukunda, mubwire ko mwitayeho, mubwire ko yaje umukeneye, mubwire yuko mbese umuhe keya zose zihagije kuri iyi myaka. Hanyuma iyo umwana amaze kugeza imyaka 3 kugeza kuri 12, ahaho ndagira ngo mbabwire ngo umubyeyi ukeneye ibintu byinshi byo gukora. Igihe umubyeyi ashyiraho urufatiro rw'ibintu bizubaka umwana mu gihe kizaza, nubwo naho twabanje biba ari fondasiyo, ariko naha ibikenewe igihe cyo kwigisha. Ni igihe cyo kwigisha rero. Aha mboneraho kubabwira ko muri izi nkingi zigize kurera bifite intego, tuzagaruka ku kintu cyo guhindura abana kuba bigishwa ba Yesu. Ntago ndi buharenge rero ntababwiye yuko hagati y'imyaka 3 na 12 cyangwa se 4 kuri 12 ari imyaka nibura 75% babasha kwakira agakiza. Iyo ushaka ko umwana wawe akizwa, yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aha ntago iyi myaka ntigucika. Aha ndavuga ku babyeyi bagifite abana bangana gutya, imyaka ntigucika, kuko niko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hagati ya 75% na 85% abana baba bashobora kwakira agakiza muri iyi myaka. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ababyeyi bajya bagira ibibazo byinshi, bafata ariko se umwana w'imyaka 4 arakizwa, ese aba yarakoze ibiki? Ese ubundi ibyaha bye ni ibihe? Ese ubundi aba yihana iki? Ese ubundi biba bimeze gute? Ku buryo umubyeyi ajya atinya no kuganiriza umwana we, amubwira amakosa, amubwira ko icyo ari kibi, amubwira akavuga ngo nta kibazo, ngo reka ntegereza abanza kure. Urategereza abanza kure? Twavuze ngo igihe, twavuze igihe mu kurera, kugira ngo ubashe kurera neza nuko ugomba kubuza imbaraga z'igihe mu kurera. Niyo mpamvu twagitinzeho babyeyi beza. Nuba utazi imbaraga z'igihe mu kurera, ntuzashobora kurera neza. Mbere yuko ushyiraho amategeko n'amabwiriza mu rugo rwawe, abana bawe bazubaha bakanakurikiza, uragomba kubuzi neza icyo bita igihe. Hagati rero y'imyaka 3 na 12, kandi namenye igihe, menya n'icyo ugomba gukoramo. Nimba twabonye igihe cya mbere twakise hagati y'imyaka 0 kugeza kuri 2, twakise igihe cyo kuba umugaragu. Noneho rero tugeze hano, tuvuye mu bugaragu. Umubyeyi niwe wakoraga ibintu byose, umwana arariza ukahita ujya kureba ikimurijije, umwana akoze te. Noneho ku myaka 3 kugeza kuri 12 tukita igihe cyo kuyobora. Igihe cyo kuyobora, umubyeyi ni hahandi avuga ngo noneho uyu mwana ngiye kumushyiraho amategeko n'amabwiriza kandi byubahirizwa. Kandi muri bwa buryo twavuze ko babonye ikiganiro cyashize, twavuze yuko hari icyo umubyeyi aba yifuza ku mwana. Twavuze ababyeyi 4 batandukanye. Hanyuma rero muri iki gihe cyo kuyobora, umubyeyi agomba gushyiraho amabwiriza, agashyiraho n'uburyo bwiza bwo kuyakurikiza adashyizeho amananiza, kuko hari igihe ushyiraho amategeko ugafasha amategeko aba ari yafasha abana kunanirana, ugashyiraho amategeko afasha abana kugorana. Hanyuma rero iki ni igihe rero ugomba kumenya ngo amategeko ngiye gushyiraho azubahirizwa gute. Kandi ni igihe umubyeyi aba agomba kwicarana n'abana bagasetinga igihe nako ibyo bagomba kubahiriza no gukora muri icyo gihe, atari we ubyitekerereje, kandi akabasaba kubigiramo uruhare, akabasaba no kubyubahiriza. Hanyuma rero muri iki gihe cy'imyaka 3 kugeza kuri 12 twise igihe cyo kuyobora, ni igihe umubyeyi ashyiraho urufatiro rwo kubakiraho kubaha k'umwana, mu gihe nyine ushaka ko umwana wawe azaba ateye atya, azaba yubaha atya, bizaba bigeze bite, uragomba kubikora. Igihe cyo kwigisha, ni igihe cyo kwigisha. Kurera urubyaro rwubaha Imana, naravuze ngo ntago biva mu maraso, nubwo dufite ubumana muri twebwe, Imana iradusaba kwigisha abana, gutoza abana. Ni igihe cyo kwigisha, ni igihe cyo gutoza. Ngaruke nongere mbabwire ngo iki gihe ni amahirwe akomeye cyane ku bantu, cyangwa se mu gihe cyo kugira ngo abana bakire agakiza
bature Yesu, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Umuhanga umwe yigeze avuga mu bakoze ubushakashatsi ku kwakira Yesu muri iyi myaka, aravuga ngo nibura hagati y'imyaka 5 n'6 umwana bashobora gukoresha impano zose z'umwuka wera tubona muri Bibiliya kandi bigakunda. Aba yahanura, aba yakerekwa, aba yavuga indimi, aba yakora ibindi bitangaza n'ibindi byinshi bitandukanye, kubera yuko iki ni igihe ku kigero cyo hejuru umwana bashobora kwakira agakiza. Rero mubyeyi mwiza, mu mama, umugore, umugabo, uragomba kumenya igihe cyiza cyane cyo kwakiza umwana agakiza. Ntago urindire ngo bibanze bigeremo bangavu n'ingimbi, kuko mu bangavu n'ingimbi nimba hano twabonyemo 75% by'abakizwa, mu bangavu n'ingimbi harimo 10% by'abakizwa. Ubwo rero nurindira ko umwana wawe ageze imyaka 12 13, aha ndavuga ku babyeyi bagifite abana batoya, ukavuga ati nzamusaba gukizwa namara kubyiyemerera, namara kubyumva, namara kugera mu gihe cy'ubwangavu n'ingimbi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko amahirwe yo gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza agabanuka kuva ku kigero cya 75% twabonye mu bana, bo bagera ku 10%. Hanyuma nimba ndi kuri iki cyiciro ndaza kugaruka ku itorero abana babayemo, amatorero atandukanye, abayobozi b'amatorero. Ndagira ngo mufashe ababyeyi cyangwa se mufashe umuryango kumva yuko inshingano zo kurera ari izabo, kandi guhindura abana kuba bigishwa ba Yesu ari inshingano z'umuryango, atari inshingano z'itorero. Kuko iki itorero rishinzwe ni ugutoza ababyeyi kugira ngo babashe gutoza abana babo. Urimo turi kuvuga ko 75% bakizwa mu kigero cy'imyaka 3 kugeza kuri 12 cyangwa 4 kugeza kuri 12. Biravuga ngo ababyeyi nibo bagomba kubaha zino nshingano. Mubyeyi urashaka umwana wawe yakira agakiza, ubifitemo uruhare 100%. Hanyuma icyo itorero usengeramo rizagufasha, rizakwigisha uko babikora, ari nabyo turi gukora uyu munsi wa none. Rizakwigisha uko babikora, ese bikorwa bite, ese umwana uramutoza kugeza ku cyiciro, ku kigero. Iki ni igihe cyiza rero cyo gutoza, ni igihe cyo guhindura umwana kuba umwigishwa wa Yesu. Nabibabwiye cyane, abantu bagifite abana bakiri batoya, iyi myaka muragomba kuyiha cyangwa se kwishyiraho icyitonderwa. Biragora kwinjira muri iki gihe kuko umubyeyi aba avuye mu gihe byo kuba umugaragu, akunze umwana cyane, noneho kwinjira muri iki gihe agiye gushyiraho amategeko no kuyubaha no kuyakurikiza bigora ababyeyi cyane, ariko biragomba gukorwa kuko uragomba gushyiraho amategeko. Umubyeyi nawe twaramubonye, umubyeyi wa Ntibindeba nawe abera abana umuvumo. Umubyeyi wa Ntibindeba nicyo kintu kibi kibaho, ni ukuvukira mu rugo rurimo umubyeyi wa Ntibindeba. Ukora ibintu ntibakucyaye, wagira ibyiza ntibagushime, wakora ibibi ntibakwiteho. Biriya bintu rwose, kuko biravuga ikintu Imana yashyize mu mategeko 10 yashizemo ngo abana mwubahe ababyeyi banyu kugira ngo muramire mu gihugu Imana yanyu baha. Nimba ushaka ko abana baramira mu gihugu Imana ibaha, rero uragomba kubafasha kubaha Imana, kuko nibabasha kubaha Imana nibwo bazabasha kubaha ababyeyi babo. Iyo utabikoze abana bawe barakenyuka, babibikenya kubera yuko batabasha kubaha cyangwa se kubaha ababyeyi babo, kuko umwana usuzugura akoza sisoni, niko mu migani havuga. Bivuga ngo rero uko abana bagenda batubaha Imana, n'amahirwe y'umuryango wawe kugira ngo ubone imigisha, ubone amasezerano yawe asohora agenda aba make cyane. Nidufata urugero rwa Samweli ni umuntu wakoreye Imana cyane, yari n'umuhanuzi ukomeye cyane. Bibiliya imuvugaho rwose ngo yari yarirunduriye mu buhanuzi, abantu bose bari babizi. Murabizi amateka ye, yavuye iwabo afite umwaka ajya kuba mu nzu y'Imana, igihe kiragira nawe arabyara nk'uko ababyeyi bose babyara. Ariko Bibiliya ivuga iki? Abana be baje kunanirana, yabashyize ngo bacira Abisirayeli imanza. Abisirayeli ngo ati abana bawe ni babi cyane, ntabwo twakomeza kubihanganira. Ni ukuvuga ngo umugisha wa Samweli wo kugira ngo umuryango ukomeze uwo murage Samweli yari afite mwiza wo guhanura no gucira abandi manza no kuba umutambyi, wahise ugarukiraho hafi aho cyane, wahise ugarukira hafi ku buryo abana be bahise bavaho cyane, hahita hima umwami Sawuli. So rero hari ibintu bitasohora mu muryango wawe igihe cyose utarashobora gufasha abana bawe kubaha Imana, utarashobora gufasha abana bawe kubaha Imana. Wenda iby'imiryango yo muri Bibiliya irimo Samweli, irimo Eli, irimo n'abandi tuzabigarukaho mu buryo bwo kurera, ariko reka tubabwire ngo ukeneye gufasha abana bawe ku buryo babaho ubuzima bwubaha Imana kugira ngo babashe kuramira mu gihugu Uwiteka Imana ibaha.
Rero ahangaha ugomba gushyiraho amategeko kandi akaba yumvikana, twabivuze cyane. Hanyuma hari ibintu ugomba kuba uzi muri iki cyiciro, ugomba kuba uzi gutega amatwi, ugomba kuba uzi gutega amatwi. Nimba umwana akubwiye, mutega amatwi umwumve, kandi uhe agaciro ibyo yakubwiye. Ikindi unabisubiremo yumve ko yabikubwiye. Nimba umwana akubwira ati ngewe ndashaka kujya gukina wenda n'umuntu runaka, ukaba wumva utabishaka, mbere y'uko umuhakanira uvuge ngo ntabwo uri bujyeyo, banza umubaza ati nimba mbyumvise neza, umbwiye ko ushaka gukina na runaka. Aho ngaho ahita yumva ko wamuteze amatwi koko. Hanyuma ukamubwira ati ndumva umbwiye ko ushaka kubana na runaka, ku buryo umujyana ukamugeza ku kigero ari bwumve neza ko atari ngombwa nimba wowe utabishaka. Aha rero ni igihe cyiza cyane mubyeyi cyo gutega amatwi. Birasaba rero ko ubana n'abana bawe muri iki kigero, ukabakunda, ukabahobera, ukabereka ibyiyumviro byawe, ukabaha uburyo bwiza bwo kubana n'abandi, kuko kiba ari ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Tugiye rero ku kigero cy'imyaka 13 kugeza kuri 18. Imyaka 13 kugeza kuri 18 babyita igihe cyo kujya inama. Yesu nashimwe cyane. Ni igihe cyiza cyo kujya inama. Twari tuvuye ku gihe cyo kuba umugaragu nk'umubyeyi, tugera ku gihe cyo kuyobora, imyaka 3 kugeza kuri 13. Rero imyaka 13 kugeza kuri 18 ni icyabangavu n'ingimbi. Nta tegeko ridasanzwe, ni igihe cyo kujya inama. Ibintu byose umubyeyi, akamaro k'umubyeyi hano ni ukwigisha no kuyobora, biganisha ku byo yifuza ko umwana we yazaba mu gihe kizaza. Urumva uba wamuzamuye, cyangwa se ntiwabugize amahirwe yo kwigisha abana bawe, noneho bakugeranya mu bwangavu n'ingimbi. Iki ni igihe cyo kujya inama. Hari ukuntu ababyeyi n'abangavu n'ingimbi bijya bigorana, ugasanga nyine bahora mu ntambara, cyo bita intambara za generasiyo, intambara z'imyaka. Hano bisaba kumenya imihindukire y'umwana, bisaba kumenya uburyo ahinduka mu mubiri, bisaba kumenya uburyo ahinduka mu mirire, bisaba kumenya uburyo ahinduka mu myambarire, bisaba kumenya uburyo ahinduka mu mibanire, noneho ukamugira inama bijyanye n'uko agenda ahindagurika. Ntabwo ari ibintu uza ngo nubona yambaye gutya uhita ushyiraho itegeko ridakuka. Twavuze ngo iki ni igihe, iki kiba ari igihe cyo kujya inama. Ahubwo nimba yambaye ukabona ntibikunejeje, ni za nama nyine. Urabanza umenye neza yuko imyaka ye ariho irimo umujyana. Avuga ati turabizi uburyo muvuga. Ugomba kubuza nyine uburyo ahinduka mu kwambara. Wari uvuye mu gihe umugurira imyenda, ubu ntabwo ukiri kuyimugurira, yigira kuyishakira. Kandi iyo yigira kuyishakira yizanira iyo ashaka. Ushobora kuba rero wowe utayishaka. Nimba udashaka iyo myenda arimo azana, twavuze ni igihe cyo kujya inama. Ntabwo ari igihe cyo kumubwira ngo iyo myenda sinzongere kubona uyambaye. Noneho ahubwo yazana iyirenze iyo wamubwiye, kuko kiba ari imyaka yo guhangana muri bo. Bafite imyaka yo guhangana, donc ubuzima bwabo buba buhanganye. Icyambere baba bazi ko isi yose ari iyabo, kabisa yakandagira mu isi aravuga ati ninjye uri mu isi. Hanyuma rero iyo uzanyemo ibintu by'amategeko aheza inguni. Iyo ahejeje inguni rero ni cya gihe uba wumva nyine bakubwira abamere, abapera, abaviye baratunaniye, ntago bashaka ko twimerera gutya, donc ntibajya imbizi n'abamere n'abaviye, ubusanga ari ibibazo. Ariko kandi umubyeyi, kuko ari igihe cyo kujya inama, aragomba kumenya ngo umwana wanjye ahindutse gutya. Umwana yanjye yahindutse gutya. Dufate nk'urugero, muri iyi myaka abashaka kubona uwo badahuje igitsina muhora iruhande. Niya myaka abashaka, nimba ari umukobwa ashaka kubona abahungu bamuri iruhande, nimba ari umuhungu ashaka kubona abakobwa bamuri iruhande. Ahangaha rero bisaba iki? Bisaba ngo ube uzi ko iyo myaka ibaho. Nubona arashaka guhama yigwiza abantu badahuje igitsina, nuhita umubwira ngo urabona ngo wowe urebye ngo waranini, ahubwo mwicare mujye inama. Umbwira ati ngewe rero wagutanze kureba izuba, ni byiza rwose, ni nakuteye. Ahangaha hakora metode ya yindi yo kuvuga ngo ndabizi niko uteye, ariko dore uko birangira. Kuvuga ati nari mbizi rwose, ndabizi uburyo ushaka kwiyumvamo, ndabizi uburyo wiyumva, ndabizi uburyo wambara, ndabizi uburyo ushaka gusokoza, ndabizi uburyo ushaka kugenda, ndabizi uburyo ushaka kuvuga. Hano mu buryo bw'umubiri buba byahindutse, mu buryo bw'imibanire buba byahindutse. Ni imyaka ihindura ibintu byinshi cyane. Iyo utagize amahirwe rero ngo umuzamukane muri ya myaka twavuze hasi, ahangaha biba bisaba ko umenya iyo mihindukire y'umubiri we. Wenda tuzabigarukaho nitujya kwiga uburyo psychology y'umwana igenda ikura, tuzabigarukaho. Ariko
aha mbabwire ngo kiba ari igihe cyiza cyane cyo kuganira n'umwana umugira inama ukamubwira ati rero buriya iyo wigwije abo bahungu cyangwa abo bakobwa dore ibyo ugomba kwirinda, dore ibyo ugomba kwirinda. Umubiri wawe uba ushaka ibi ngibi ariko dore ibyo ugomba kwirinda, dore ibyo ugomba kwirinda. Ndabizi uba ushaka kwambara gutya ariko dore ibyo ugomba kwirinda. Bimufasha rero kumenya ngo mama aranyumva arumva uko nteye cyangwa papa aranyumva arumva uko nteye. Ntago ari ubugome ari kungirira, ahangaha amarangira inama. Ariko iyo umuje umukasa umubwira ko ibyo bintu bidashoboka, umubwira ko ibyo bintu utabishaka kubibona iwawe, kandi ariko arimo ahinduka mu buzima bwe no mu mubiri we, ananirwa kumenya uwo yumvira. Aravuga se numvire ababyeyi cyangwa numvire ubuzima, kandi ubuzima buramutwara cyane. Ahangaha ujya umenya ko aba amaze no kwigwiza inshuti nyinshi zo hanze zimubwira n'ibyo utigeze umubwira. So bisaba rero umubwira ati ndabizi ko ufite abashuti benshi batandukanye, umugira inshuti, mujya inama, umubwira ati se abashuti bawe ni bande, wumve na character z'abo bashuti be, hanyuma bigufashe no kumugira inama. Yesu nashimwe cyane. Twavuze ngo ikintu kigora mu isi ni ugukora ibintu utazi uburyo bikorwamo kandi ukabikora rwose utanabisobanukiwe. Biravuna cyane. Hano rero bisaba rero gufasha umwana no kumvira amategeko y'Imana. Mubaze se amategeko yumvira ute, uyamushyirira hariya muyaganireho, akubwira ati bisimbyumva ibi ndabyumva. Hanyuma umubaze ibyo arimo akora muri iyo minsi kugira ngo yubahishe Imana, ibyo arimo yiga bihesha Imana icyubahiro, ibintu nk'ibyo. So rero ibyo ngibyo bisaba ngo umwana arerwe n'ababyeyi be cyangwa se n'abamurera babe bumva ikigero umwana agezemo n'ukuri. Hanyuma umubaze utubazo dutandukanye, umubaze se n'igiki gituma ufata ibyemezo ibi n'ibi, umubaze se n'igiki gituma uteye urya, hanyuma nawe abashe kugusubiza n'ukuri. Bizagufasha kumenya amakuru y'umwana, bigufasha kumenya aho azajya yiriwe, urungano yirirwa narwo, inshuti ze za buri munsi, bizagufasha. Ariko iyo bitagenze gutyo ngo ukigire igihe cy'inama ukagihindura, ko twabonye imbere ko ari igihe cy'ubuyobozi 3 kugeza kuri 12, hari abarimo amategeko washyizeho kandi nayo bisaba ko wowe n'abana bayumvikanaho, bikoroha kuyakurikiza. Ahangaha ho biba ari ukujya inama nta kindi. Hanyuma rero hejuru y'imyaka 18 kuzamura tukita igihe cy'ubushuti. Tuvuye mu gihe cy'ubujyanama tugeze ku gihe cy'ubushuti. Aha biratandukanye cyane. Umwana urengeje imyaka 18 biba byaragiye mu bushuti, ari inshuti na papa we, ari inshuti na mama we. Hanyuma uburyo bwiza bwo kubana nawe nuko muganira nk'inshuti, mukabana nk'inshuti, nta terabwoba. Kuko umuntu ugeze imyaka 25 cyangwa 30 biba byarenze kumbwira ngo ntugakore iki ntugakoreho, waba wakererewe. Niyo mpamvu nababwiye ngo tugomba kumenya uburyo bwiza bwo kubikora n'igihe cyiza cyo kurera abana. Nimba turi mu gihe cy'ubushuti, kugira inshuti abana bawe gitandukanye na cya gihe cyo kuba umugaragu w'imyaka 0 kugeza kuri 2, gitandukanye n'igihe cyo kuba uri mu gihe cy'ubuyobozi. Kuko imyaka 25 ubu utagikoresha ubuyobozi, ni ibintu ushyira ku meza mukabijyaho inama. Ahangaha umubwira uburyo agomba kuba mu rugo rwe, uburyo agomba kwitwara, uburyo agomba guhitamo uwo babana, uburyo biba byabaye donc byarenze ibyo twebwe dutekereza nk'abantu. So rero biba byageze ku kigero nyine ibintu mubishyira ku meza mukabiganira. Iyo rero utazi ibi bihe byo kurereramo, igihe cyose urabivanga ugafata mu bwangavu n'ingimbi ukabugira mu gihe cy'ubushuti, ugafata mu gihe cy'ubushuti ukabuzana mu bwangavu n'ingimbi, ugafata mu gihe cyo kujya inama ukabishyira mu gihe cyo kuba umugaragu, ugafata mu gihe cyo kuba umugaragu ukabizana mu gihe cyo kujya inama. Rero bisaba ngo umubyeyi abazi neza igihe cyo kurereramo. Reka mbabwire rero abari baduteze amatwi kandi badukurikiye, ubutaha tuzagaruka tureba indi nkingi ya 3 yo kurera bifite intego. Twari ku nkingi ya 2, inkingi ikomeye cyane ivuga uburyo ki kurera ari ibihe bigenda bisimburana. Hanyuma tuzagaruka ku nkingi ya 3. Reka mbifurize kuzabana natwe kandi no kudukurikira, kubera yuko icyo utazi kiravuna, ariko iyo umaze kumenya ikintu amakuru yafite neza ukanayumva neza, icyo bagisigaye no gusaba Imana ikaguha ubwenge bwo kubishyira mu bikorwa. Imana ibafashe rero.
turacyari kuri ya ntego yacu kurera urubyaro rwubaha Imana, kandi tuzi neza ko Imana izadushoboza. Reka dusoze dusenga kugira ngo Imana idufashe tubashe gukora umurimo wayo mu gihe cyiza cyo kurera. Yesu nabaho umugisha. Mana, turagushimye, wakoze kubana natwe, watugiriye neza, izina ryo nirihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya mwiza twarimo twumva ijambo ryawe, kandi ni umwanya warimo wigisha ababyeyi, warimo twigisha kugira ngo tubashe kugira icyo dukora mu gihe cyo kurera. Turasabye kugira ngo ukomeze tugire neza, kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu, amen.